ese mwaretse kuneza abantu basi tugashaka n'abantu bakagira iki Kanyana ntabwo buri muntu wese umubeshye ubwo reka nkubwire n'ibindi utaruzi we nta makuru ufite nkubwiye ngo twurisaza hari ibindi noneho bikomeye byagenze gute se none siko bamuteye inda kagere gusa uri kubona nabiyoberwa inda noneho ndi mukuru we aratwite Kanyana aratwite inda yande cyane mbaze inda ni y'abanyonzi bamenya ari ibiki kuri aba mukobwa agenda atandaraza ahantu hose none se birise ubwizo kuri biresere subizi kuri bro wanjye ntabwo nakubeshya man aratwite cyane no Kanyana aranza aratunaniye pe umva noneho ase we ntabwo ubibona mbere yaradushihuraga nibyo nakubwiraga njyewe urukundo nyarukundo narakwihebeye n'izina ry'Imana cyangwa nawe uri nka babandi babwira umuntu ko amukunda umunsi umwe wa kabiri wa gatatu bakata bagenda ariko icyo kintu urakimbonamo urabona ndi umusore w'imbwa jewe ntago mvuze kuri imbwa ariko ubishatse wayigira inda yande uwayimuteye ninde wasanga atanamuzi urase buraramuzi ko mbona bose agenda baha wamenye ninde wayimuteye turabigenza gute none umwana Israel umva umushiha yagiraga wagira noneho wajya bamumenyeho amazi ni nk'imboga zarabye yarate nanjye narabibonaga nabonaga ukuntu mu rugo nyine yagiraga umushiha none yaratuje ntago akituvuga nabi ibintu cyose umubwiye kugikora aragikora agikora n'umutima mwiza soze cyagiye nambara inkweto ze si yaranyishe ari kuntera amasafuriya none asigaye yoza n'izawe asigaye yoza n'izanjye ibintu byose njye narumiwe kombe aragira ngo twitwareho neza nabyara ugo gwanagwe tuzajye turufatanya reka ibiryo byasigaraga n'ugo gwana rugiye kujya rubirya ntabwo byashoboka biriya bintu ntabwo byakunda ikintu ngiye gukora ahubwo cyo kuza ndumva binandenze ngiye kureba ikintu nkora ntabwo ibi bintu byavamo shwi simbitse ni norarwana ntabyara none njye nta nubwo ndabyakira Kanyana aratwite Ebaza kuba wiryamiye ukumva urwana ruri kurara rwakubuje kwiryamira kwe ari urwa Kanyana ntago yaba mu rugo ntago yabyarira mu rugo niyo yagira ute ntago byakunda none turabigenza gute kukumana jewe rero mbaye nigire mu rugo uze kubitekereza ndakutekereza sinzi Kanyana aratwite ase wagira ndi kukubeshya uzareba umuntu mukuru mubaze ngo umukobwa uri kubona atwite nyine ubitekerezaho tu Kanyana aratwite ndabikora iki kanisubirira mu rugo muri Kigali yose wabuze ahantu hari inzu ku buryo unzana mu muhanda kwe inzu nayo ndayifite ariko nuko aribwo tukibonana tugenda unansure se nawe buri kugira mu muhanda wabona abantu baje batwitiwe basinze ugasanga bagukubise nk'ibuye aya nabe nese turyamye mu mukoki niko singufashe oya nuyunguye singufashe gashinze nagaye ubwo naka kabiri naka mbwira ukuntu wanera mushiki wanjye n'uyu oya n'uyu mwamutenda none agiye guhohotera n'uyu ndebera uyu aba wa 10 n'umunani mbwira n'uyu nguyu nyine mwumve ajya kwitera ntabwo yigeze umubwanga tube turetse grafe wakwihanganye grafe Kanyana umuteri narekure umva nyine wasanga yakaka no kujya kukacomba amagambo ari yake ariko reka mubwira ubundi ngo arimo kuvuga ibiki nawe yabegeye guhuragura amagambo uyu nguyu uramuzi se uramuzi uyu nguyu ibyo yakoze se urabizi uze dopfiki urabisobanura nyine nta kuntu mwatuzanye mukumva icyo mbabwira nakwifata rero basi sister wande kwe basi murekura kubera numurekure nese murumva ndi gwiruka
uriruka wowe mani uri ikirara Ubwo cya se noneho. umva bro ubwo Nese ko mufashe nkaho nabibye. mufata ukuboko ataducika njye ushaka kunyishyura ndebera nawe ariko mutuze mbabaze mwese tubwira ariko mutuze tubwira mbabaze mufasha. ikibazo kiri hano ni iki Nakubajije ngo uyu nguyu uramuzi. ibyo ntabwo bikureba nakubajije ngo kuza wihura ku bantu ni igiki kikugenza Nagira ngo Ahubwo se, mubwire amakuru utaruzi ikibazo rero. cyawe, Uyu nimba nguyu hari n'amafaranga barimo muvuge tuyabaye kuko ntabwo dukennye uyu musore ureba urimo gukwitereteshwa gutya. ntabwo ari umusore, Yateye mushiki wanjye inda. uretse gato mukogenza make nagenza niba ari imbwa uri iki Njye ndi imbwa se ninde wakubwiye ko natera umuntu uyu ni wambaye umusore we uri kumva uyu ni umusore ariko iyi ni urabihakana ko imbwa atari wamuteye inda. ngiye mureke Kanyana nawe uyu mwana uyu mukobwa ni mushyashya muri karitsiye rero genda ibintu gake bano bantu bari kuvuga nibyo cyangwa si meze neza n'ibyo wanjye naraguhamagaye telefone irananira sinzi kabisa nanjye nimba waramburutse ntumbaze ukuboroka byo wapi kabisa aha nahise tunayimvuye hano hepfo kuzana utuntu wari umeze neza ariko meze neza sibyo gukumbura cyane kuko reka nkubwire sibyo umva mana mba nabuze n'icyo mvuga ngiye kabisa ntabwo wabyumva ko nagiye nawe nkukumbura ese kwa nkumva ntumamagare amayinite aba ari ibibazo fone yanjye yarapfuye ese ni gute ubura amayinite ngiye mfite akazi mani kukohereza amayinite wenda y'igihumbi y'ukwezi n'ibintu birenze nicyo kintu cyabiri ndi kwibaza kandi nkubwire ko gusa inyuma ntabyo kuguca inyuma ndaguhamagara nimero yarananiye sibyo ko namaze iminsi ifite utuntu tw'utubazo aho nyine turi aho ngaho naradukemuye mwani nawe uzi Kanyana sister wagiye ucisha amakiba nako Nta bya make uratera inda. bazayikubaza nanjye uzayinera ngo nanjye ibintu bari uzayinera kuvuga nibyo ntabwo ari ese mwaretse kuneza abantu basi tugashaka n'abantu bakagira iki Kanyana ntabwo umuzi. nakubajije ngo ibintu bari kuvuga nibyo cyane ntabwo ari byo urarira amata ya nyanga arasembera basi njye mwaretse kunkubita Kanyana ntabwo umuzi. mwaretse kunkubita mwaretse kunkubita urebe wari uri ziba aho ngaho kubise Kanyana ntabwo umuzi wowe. Kanyana ntabwo Wowe ntabwo umuzi wowe. none se giye ko nta mukobwa wanyu natenda mwambabariye ko Yarayitese. njye mwandetse nk'igendera yarayiteye umusore wowe ntabwo uzasambana wandetse nk'igendera none se mwandetse mwambabariye no kukwima njye ndembera icyo wakoze cyose ariko njye mumbabarire emera ko noneho wamuteye inda Banza wemenye. Ujye utanga nyine. neze telefone yantwaye igakapu yantwaye njye murumva yuko ndi kubabeshya None urimo guhakana ko naramagaza mu nkweto urarira ndetse mwe ntabwo mutera inda nateye inda nyigeze nera ndamushiki wawe. nanjye mukomeze ndeteye akayihakana njye kuri kw'Imana mukomeze mu nziza Ese ubundi umuntu Kanyana yahuriye narwo. ni kadage nyabone mwende mwanda kadege umuntu ararize kuri kurira niki ubundi si uwo mwana uzamurera Kanya uri iki? njye mwandetse nk'igendera njye nk'abahanga kari sasa iki bahuriye wande kwihanga nk'igendera wande ndebe Umucucu. nguragifashije turabivugana neza ariko kuri fone uretse sibyo yego serious komere ngo komere ndakubona cyitegereje uri kunsuhuza kandagira hano ariko uri gukora cyangwa usa nyamye kuko si ikibazo ni ikihe bivanze urabona nta kibazo gihari asereka nkubaze ahubwo ufite mu mutwe uratekereza cyangwa ubwenge nese bwawe ibi hari ni ahantu ishobora baba uri wigisha kubona mfite mu mutwe njye ndabona nta ari kibazo idegede kuko ntabwo ari umutwe uratekereza so wikifata ubundi guze murakora iki umukino ahubwo habaye ikihe kibazo ko mbona uri kuza mbwira sibyo njye nawe dorukana Winyitongisha. kuvugana ikibazo gihari ni iki dorukana Ase, ushya buretse wakabyara kuko ibi ni ibiki wajya ureka ntabwo kubeshya wambwiye ko ibi byose buri muntu wese umubeshya umva udatuma nsana noneho umva nkubwire buriya ni inshuti yanjye ni inshuti yawe amagambo ari kuvuga ntabwo nayumvaga ase buretse wumva sibyo wandetse amagambo ari kuvuga ntabwo nayumvaga nyine buretse kubera icyo ubeshya nese azajya kumbeshya ase babanza ase nyumva wambabariye basi wambabariye njye nkusabye imbabazi pe sibyo bariya abantu ntaho tuziranye sibyo mbabarira bari abantu ntaho tuziranye pe sibyo
njye mbabarira, njye nagusabye urukundo nkushakaho ikintu bita urukundo. Njye mbabarira pe, njye ndapfukamye basi mbabarira. Sibyo, njye mbabarira. Ushaka kunigaragura aho ngaho byose bimbwiye. Nese bariya baradutandukanyije basi. Nakubwiye ngo ibyo ntabwo bindeba. Nongeye no kunsakuriza. Ubu se wambabariye no kuri kw'Imana. Nese bari babijya mu ki? Bariya ntago tuziranye, ni nk'abantu baba bashaka gutanya abandi. Sibyo? Ariko aho ubera igicucu ukaba n'ikigoryi ukaba n'ikimara, nta nubwo ujya wemera amakosa yawe. Basi igiye ko nagukunze, basi igiye wambabariye basi. Sibyo? Nutankunda se ujya ngo nzabura abandi bantu. No kuri kw'Imana, njye basi mbabarire basi unyuma. Nakubwiye ngo aho ubera igicucu ukaba ukimara ukaba mbuze n'icyo nakwita. Nta kundi nyine, nta kundi. Ntiwemera n'ikosa ngo warisabira imbabazi, ariko uri murazi nta no kuvuga ibyo wakoze, ariko uremera ibyo wakoze. Basi genda gukunda pe. Nakubwiye ngo ibyo wakoze urabyemera. Ngenda byemera, ariko ubu se ndabyemera ntarabikoze. Ubu wakemera ikintu utakoze. Wowe uri Yozefu se?